Muri iyi minsi nakunze kubwira abantu ngo ni mube maso, mumenye n'abantu mugendana nabo, mumenye n'abantu musengana nabo. Urajya kubona ukabona umuntu arasengana n'umuntu, wajya kubona ukabona wa muntu agambaniye mugenzi we, ugasanga mushyizeho ikidosiye, ugasanga wa muntu arafunzwe, wenda ugasanga asize akarengane. Kubera iki? Muri iyi minsi duhanganye n'umwuka w'ishyari. Umuntu yaba ari umunyamasengesho, ari umunyemana, ari umuhanuzi, mugenzi we yabona wenda afite impano yo gukundwa. Izi ndyarya zijya gusengera mu butayu, izi ndyarya zijya gusengera mu rusengero, ariko zikagenda ziri gushaka, zifite ibindi bintu zifite ibindi bintu n'ubundi biri kuzigenza. Izi ndyarya ziracyahari, zitari kugenzwa no gukiranukira imbere y'Imana, zitari kugenzwa no kumva zifite gusenga Imana mu mwuka no mu kuri. Izi ndyarya ziri kugenzwa n'ubusambanyi, zikajya mu rusengero ziri kureba abakobwa beza n'abadamu beza, kandi gishaka kibe cyitwa umuhanuzi ukomeye, ni gishaka kibe cyitwa apotre runaka, ni gishaka kibe cyitwa umuvugabutumwa runaka. Igiti cyose data wo mu ijuru atateye, igihe kirageze ngo kirandurwe, igihe kirageze ngo kirandurwe. Hari ubutumwa mperutse gutambutsa bw'umurima nabonye w'ibiti. Abafite amatwi yumva, bumva iby'umwuka abwira amatorero. Ngiye kubona mbona bya biti biratemwe hasigara bikeya, ariko ngiye kubona mbona za nyoni na bya byari byararitse muri rya shyamba bitangiye gushwiragira hirya no hino. Ndagira ngo nkubwire ngo nikidashoboye kurandurwa kizatemwa, kubera yuko ni data ubivuze, ni Yesu utanze umwanzuro. Yesu arangije aravuga ngo ubundi bariya nimubareke bere kubakereza. Yesu arangije aravuga ngo bariya ni impumyi, arangije aravuga ngo kandi y'impumyi irandasi ndi impumyi. Burya uyu mwuka wari muri Yuda wo kugurisha Yesu, uyu mwuka aracyariho magingo aya, aho umuntu ashobora kugutanga ngo wicwe se, umuntu akagutanga ngo akakugambanira, akaguhimbira ibinyoma ngo ube wafungwa urengana, yarangiza akaza akakwereka urukundo rw'uburyarya. Uyu Yuda ngo araza. Icyo gihe rero tugihagazemo, tugwije abantu bavuga Imana ariko badatinya kujya mu bapfumu, tugwije abantu bavuga Imana badatinya kugambana, tugwije abantu bavuga Imana badatinya kugomwa. Yabona umusore agiye kwa runaka, Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kubwo kugira neza kwawe. Uri Imana nyamana, urera kandi urakiranuka, mu isi no mu ijuru nta uhwanye nawe. Ubane natwe, utugirire neza, kandi muri byose aba ari wowe twiyoborera kuva dutangiye kugeza dushoje. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Turihuta dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 15, umurongo waho wa 12 turageza ku murongo waho wa 14. Haranditswe ngo maze abigishwa baramwegera baramubaza bati, uzi yuko abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo? Arabasubiza ati, igiti cyose data wo mu ijuru adateye kizarandurwa. Nimubareke, nabarandata impumyi kandi nabo bahumye. Ariko impumyi iyo irandasi indi zombi zigwa mu mwobo. Imana idufasha cyane. La pédophégie c'est fine contraire. Uyu mwanya ndimo ndabwira abantu bitwa yuko bayoboye abandi mu by'uru rugendo.
ugasanga umuntu aravuga yuko ari umuvugabutumwa, ari umupasitori, ugasanga umuntu aravuga yuko yamenye Imana, ariko wamwitegereza ugasanga hari igihu kikimupfutse amaso, ugasanga agifite ubuhumyi. Abo ngabo rero no mu gihe cya Yesu bari bariho, kandi bari abigisha b'abandi. Umutwe w'aya magambo dusomye aratubwiye ngo Yesu ahinyura imyigishirize y'abafarisayo. Aba bafarisayo bari abigisha b'ijambo ry'Imana, ariko Yesu arabitegereza ahinyura imyigishirize yabo. Amaze guhinyura imyigishirize yabo, hari amagambo yababwiye hano muri igice cya 15 ku murongo waho wa 7. Haba yavuze ngo mwandyarya mwe, Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati, ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo imbakure, bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Yesu ahangara kubabwira ngo mwandyarya mwe, mwandyarya mwe. Yesaya yahanuye ibyanyu, arabihamya aravuga ngo munshimisha iminwa, ariko imitima yanyu ikamba kure. Iki nicyo gihe tugezemo. Abantu bavuga Imana ku munwa ni benshi, ku mashosho media bareze, mu nsengero bareze, hirya no hino bareze, ariko ikibazo si ukuvuga ngo mwami mwami. Abavuga ngo mwami mwami baragwiriye, ariko abakora iby'Imana ishaka ni bakeya. Urasanga umuntu ari kuvuga Imana, wareba ukavuga ngo ni umugenzi ujya mu ijuru, warebera inyuma utinjiye mu buzima bwa karite y'umwuka ukagira ngo ni umugenzi ujya mu ijuru. Muri iyi minsi nakunze kubwira abantu ngo nimube maso, mumenye n'abantu mugendana nabo, mumenye n'abantu musengana nabo. Urajya kubona ukabona umuntu arasengana n'umuntu, wajya kubona ukabona wa muntu agambaniye mugenzi we, ugasanga mushyizeho ikidosiye, ugasanga wa muntu arafunzwe, wenda ugasanga asize akarengane. Kubera iki? Muri iyi minsi duhanganye n'umwuka w'ishyari. Umuntu yaba ari umunyamasengesho, ari umunyemana, ari umuhanuzi, mugenzi we yabona wenda afite impano yo gukundwa, mugenzi we yabona buri Imana iri kumukoresha ibitangaza, ugasanga aragiye aramugambaniye, ugasanga n'ubundi umuntu yishwa arengana, ugasanga umuntu afunzwe arengana, kubera umwuka w'ishyari duhanganye nawo muri iki gihe cya none. Umurokore ukijijwe neza, ushaka kurama akazakorera Imana, jya witonda. Yesu yaravuze ngo mugire ubwenge nk'inzoka. Abavuga ngo ni abakozi b'Imana bose, ntabwo ariko mu mitima birimo. Yesu warebaga mu mitima arabitegereza, haravuga ngo muri indyarya, nubwo muvuga Imana cyane, nubwo muvuga amasengesho menshi, mukunda gusenga, ariko muri indyarya. Kuko Yesaya yavuze ibyanyu, avuga yuko mushimisha Imana kanwa, ariko imitima yanyu ikaba kure y'Imana. Ngo abafarisayo bari aho bose barakazwa nuko Yesu abisi indyarya. Yesu ahinyuye imyigishirize yabo, ahinyuye amasengesho yabo. Son pile voshise fine contre. Izi ndyarya Yesu yabwiraga kiriya gihe n'uyu munsi ziracyariho. Izi ndyarya ziracyariho. Izi ndyarya zijya gusengera mu butayu, izi ndyarya zijya gusengera mu rusengero, ariko zikagenda ziri gushaka, zifite ibindi bintu n'ubundi biri kuzigenza. Izi ndyarya ziracyahari.
zitari kugenzwa no gukiranukira imbere y'Imana, zitari kugenzwa no kumva zifite gusenga Imana mu mwuka no mu kuri. Izi ndyarya ziri kugenzwa n'ubusambanyi, zikajya mu rusengero ziri kureba abakobwa beza n'abadamu beza, kandi ahanini izi ndyarya uzasanga ari ba bantu bafite n'amafaranga, bakagenda bagashukisha abadamu n'abakobwa amafaranga, ubutunzi, ugasanga babashoye mu busambanyi. Mwandyarya mwe, ugasanga mu makorari bararirimba bitera hejuru bari kubyina baca umugara, ariko Yesu yabareba agasanga ni indyarya. Ugasanga bafite udukoryo dutandukanye muri uyu murimo w'Imana, ariko Yesu yareba agasanga ni indyarya. ngo Yesu amaze kubita indyarya, ngo abigishwa be bari bari aho ngaho, ngo bagiye kubona babona bafashwe n'uburakari mu byo bavugaga. Abigishwa barabyumva, ngo bihereranye na Yesu baramubwira bati, ntuzi cya gihe burya ya magambo yose wavugaga abafarisayo bakimara kuyumva barakajwe nayo. Ariko Yesu arababwira ngo igiti cyose Data wo mu ijuru adateye, son pile vochise fine contraire, kizarandurwa, kizatemwa. Iki giti cyose Data wo mu ijuru adateye, nigishake kibe cyitwa bishop, nigishake kibe cyitwa umuhanuzi ukomeye, nigishake kibe cyitwa apotre runaka, nigishake kibe cyitwa umuvugabutumwa runaka. Igiti cyose Data wo mu ijuru atateye, igihe kirageze ngo kirandurwe, igihe kirageze ngo kirandurwe. Hari ubutumwa mperutse gutambutsa bw'umurima nabonye w'ibiti, abenshi mwarabwumvishe, aho nagiye kubona nkabona umurima w'ibiti bitandukanye by'ubwoko butari bumwe. Bya biti byaragiye byarikamwe inyoni, byaragiye byarikamwe ibisiga, byaragiye byarikamwe ibintu bitandukanye. Mbona haje abantu bafite amashoka, ngiye kubona mbona bya biti batangiye kubitema. Mwuka w'Imana arambwira ngo igitumye biriya biti bitemwa nuko hari ibiti byabaye ingwingiri bidatanga umusaruro, kandi biriya biti ntabwo bikwiriye kugira ngo bikomeze kunyunyuza buriya butaka. Abafite amatwi yumva bumva iby'umwuka abwira amatorero. Ngiye kubona mbona bya biti biratemwe hasigara bikeya, ariko ngiye kubona mbona za nyoni na bya byari byararitse muri rya shyamba bitangiye gushwiragira hirya no hino. Ndagira ngo nkubwire ngo burya ushobora kuba witwa yuko uri umukozi w'Imana, ariko hari ibyo ucumbikiye. Ese ibi ngibi ucumbikiye ni ibihesha Imana icyubahiro? Igihe kirageze ngo igiti Data wo mu ijuru adateye kirandurwe, kandi kigiye gutemwa. Ni Yesu wabivuze, aravuga ngo igiti Data wo mu ijuru adateye kizarandurwa, kizarandurwa. Birashoboka ko gishobora kuba kiri kuvuga ngo kimaze imyaka myinshi, kikaba cyarakuriye mu murima, imizi cyarayishinze hasi mu butaka, cyaragabye n'amashami. Ariko negira nkubwire ngo nikidashoboye kurandurwa kizatemwa, kubera yuko ni Data ubivuze, ni Yesu utanze umwanzuro. Yesu arangije aravuga ngo ubundi bariya nimubareke bere kubakereza. Yesu arangije aravuga ngo bariya ni impumyi, arangije aravuga ngo kandi y'impumyi irandasi indi mpumyi, za mpumyi zose ziragenda zikagwa mu mwobo. Aravuga ngo nimubareke, ni impumyi zirandasi izindi mpumyi. Biteye agahinda kubwira abantu ijuru, ariko iby'ijuru bitaba muri wowe. Nawe urabizi biri muri wowe. Hari umuntu wavuze ngo umuntu ni mugari. Muri iyi minsi ndi gukunda kubwira abantu ngo niba tugira abantu twitondera abantu, kuko ngewe muri iyi minsi umuntu naramutinye, kandi si muri iyi minsi gusa. Buriya umuntu naramutinye
maze igihe kirekire niga umuntu, maze igihe kinini ndi ku isomo ryo kwiga umuntu. Nagiye mbona umuntu umugirira neza, ukamugirira neza, ariko agafata intera ya mbere yo kukugirira nabi, kandi mu buryo bw'amayeri, mu buryo bw'uburyarya. Umuntu akaza, abantu bo muri iyi minsi bameze nka Yuda wa kera. Burya uyu mwuka wari muri Yuda wo kugurisha Yesu, uyu mwuka aracyariho magingo aya, aho umuntu ashobora kugutanga ngo wicwe se, umuntu akagutanga ngo akakugambanira, akaguhimbira ibinyoma ngo ube wafungwa urengana, yarangiza akaza akakwereka urukundo rw'uburyarya. Uyu Yuda ngo araza, yamaze gutanga sinya, aravuga ngo uwo muri bubone ndi guhobera nkamusoma araba ari we. Araza ageze ku mwami Yesu Kristo ngo aramuhobera, aramusoma cyane, ariko ari sinye afitanye nabo yamaze kwakirira amafaranga yo kugurisha Yesu. Bantu muri iyi minsi mubitondere, muntu muragendana kagira ngo ni inshuti, wajya gushiduka ugashiduka ari urukukuroga, ari urukukugirira nabi. Bantu muragendana kagira ngo muri kumwe, wajya gushiduka ugasanga niwe wakugambaniye, n'ubundi ugasanga abajura barakwibye, yarakwinjiriye, amaze kukumenya neza, amaze kumenya uko uryama, uko uteka, uko urya, uko ubayeho, arangije araguporotikira. Abajura baraza barakwinjirira, barakwiba. Nuko nguko muri iyi minsi dusenga Imana cyane, Imana iduhishurira abantu tugendana nabo, kuko ngewe umuntu naramutinye. Nta minsi ibiri ishobora gushira utumvisha umuntu wishe undi. Muri iyi minsi abantu dukunze gukurikira amakuru turabibona, turabibona. Muri iyi minsi nagiye kubona umwana w'umusore wari urangije kwiga amashuri ya sogondere, amaze kuyiga ariko ubu ati reka mbe shinza ka business ko gucuruza, wenda ndebe yuko ubuzima bwaza nzakomeze na kaminuza. Uwo mwana w'umusore ngo yagiraga ubuntu. Uwo mwana w'umusore yakundanaga n'abantu kubera yuko yajyaga bakopa cyangwa se yajyaga bindika, abantu baramukunda. Agambanirwa na mugenzi we w'umucuruzi ngo nuko ajye kingura aho yacururizaga, baramwishe, baramurangiza. Ibyo ndabibona numva ni inyumuntu. Merutse kubona umugore hano mu karere ka Musanze wishe umugabo we, mu by'ukuri aramwica, aramurangiza, arangije nawe ariyahura, nawe birarangira. Bantu b'Imana, iyi minsi ni danje, iyi minsi ntabwo yoroshye. Merutse kubona n'ubundi umuntu bishe, bamaze kumwica baramubaga, bamaze kumubaga barangije inyama baragenda bazita muri tuwarete, za tuwarete ziba mu cyaro. Nuko nyine umuntu aragenda arapfa gutyo. Ariko ibyo ngibyo byose sinibyo numvise, ahubwo nge nabibonyeho imbona nkubone. Abantu baramwica, barangije baramubaga inyama, barangije bazijyana muri za tuwarete zitari nk'izi ngizi z'igisirimu. Noneho umuntu amaze ibyumweru 2 baramubuze, habaye umuganda wabaye. Uyu muganda bari rimwe mu kwezi, bari gukora isuku ku kigo cy'ishuri. Ubwo ngubwo sinzi ukuntu baje kubibona, ngo babe baramushyize muri fose, iriya fose ijya mu mwanda, basanga umuntu n'umwe ngumwe bamushyize. Bantu b'Imana, umuntu ndamutinya, niyo mpamvu nzakunda Imana. Bibiliya avuga ngo havumwe umuntu wizera undi muntu. Ntabwo ari ukubangisha abantu, kuko nanjye mfite abantu
ariko nagira ngo nkubwire ngo ujye ubana n'abantu, wongereho gusenga Imana ngo Mana mishurira abantu turi kumwe, umenya abari bo. Niko bimeze. Tugiye gusenga Imana, ariko uyu Yesu we ntago byamusabaga kubaza amakuru cyangwa kwerekwa, ahubwo yabaga byirebera. Abona abantu n'indyarya bafite uburyarya mu mitima, arababwira ngo mwandyarya mwe, nubwo muvuga Imana muyivuga ku munwa, ariko imitima yanyu ikaba kure y'Imana. Icyo gihe rero tugihagazemo, tugwije abantu bavuga Imana ariko badatinya kujya mu bapfumu, tugwije abantu bavuga Imana badatinya kugambana, tugwije abantu bavuga Imana badatinya kugomwa. Yabona umusore agiye kwa runaka, agiye kurambagizayo umukobwa, barangiza bagaca inyuma bakagenda bakabwira wa musore bati hariya n'abarozi, nyamara atari ko biri. Kubera iki? Kugira ngo bwa bukwe babwice. Dufite abantu bagwije urugomo muri iyi minsi, ariko nukuri nubwo bimeze gutyo, hari n'abantu b'Imana. Aba bantu b'Imana bubahwe mu maso y'abantu no mu maso y'Imana, kandi Imana ibaha umugisha. Nubwo Imana yarumbije, ariko haracyari abantu, haracyari ibihumbi 7 bitapfukamiye Bayali. Mu bahanuzi barimo, mu bapasiteri barimo, yewe mu banyamasengesho barimo, mu banyemano turacyafite abantu bazima. Nubwo ari bakeya, ariko baracyahari. Reka abo bantu tubasengera Imana kugira ngo Imana ibakomereze amaboko. Ko Bibiliya iravuga ngo uhagaze wese yirinda atagwa. Reka dusenge Imana, dusengera aba bantu, Imana ibagiriye neza kandi batabare. Kabone ko rimwe na rimwe usanga bibereye mu butayu, baratinze ku musozi w'ubutayu, ariko reka tubasengera Imana. Naba nabo turabasengera kugira ngo Imana ibakore ku maso bahumuke, bagarukira Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, uri igihome kidukingira, uri Imana igira neza. Jehova Nisi, Jehova Rafa, Jehova Jire, El Shaddai, we Mana ireba aho twebwe tutareba. Witegereje abafarisayo ubona ari indyarya, nyamara bigishaga ijambo ry'Imana. Abantu babasha kurebera inyuma bakabona ari abakozi b'Imana, ariko wowe bitegereje usanga ari indyarya, ubona ari impumyi. Uravuga ngo izi ni impumyi zirandata abandi bahumye. Urangije uravuga ngo kandi impumyi irandasi indi impumyi zose zigwa mu mwobo. Sompile voshise fine contre. Nubwo tugwije abantu bafite umutima w'uburyarya, hako turacyafite abantu bazima, turacyafite abantu bagwije urukundo, turacyafite abantu bafasha, turacyafite abantu basengera mu mwuka no mu kuri, turacyafite abantu bakunda Imana bivuye mu mitima. Abo bantu turabasengeye. Abenshi batinze mu butayu, abenshi batinze ku musozi, abenshi baravuga ngo mbese ko basenga Imana yabiri hehe ngo ibatabare. Ariko natwe turabasengeye. Njewe umugaragu wawe ndaha kuri uyu musozi ndabasengeye, aho bari hose, ari abari Burayi, Amerika, Australia, Aziya, muri Afrika no mu gihugu cy'u Rwanda no mu bindi bihugu by'uyu mugabane wa Afrika. Uhagere Mana, utabara ubwoko bwawe, werekane gukomera kwawe. Hari umwigisha wigishije aravuga ngo biteye agahinda kuba waba uri umwana wa perezida, ariko bakabona uri kugenda n'ibirenge, bakabona uri kugenda n'ubundi wambaye imyenda icitse. Oya, niba bigaragara yuko abana bawe baba bari mu buzima bugoye, nanjye ndabasengeye Mana, ubagirire neza, ubarengere kandi babone ikimenyetso cy'ibyiza muri uyu mwaka wa 2025. Bakire ubutabazi bushasha, bakire kurengerwa nawe, bakire gutabarwa n'Imana bakorera. Halebe voshise fine contre rere kuwa sirije zitotaine. Ndagushimiye Mana, Uwiteka, unyeretse ubusitani bw'indabo, unyereka ubusitani bunini cyangwa se bugari. Urambwira ngo buriya busitani ni amahoro ugiye guhereza abantu bawe, kubera yuko bari babuze amahoro, bari barushye, bari bananiwe. Gushimiye ko batabaye n'aba bakiri mu mwijima, nabo bamurikire, babone umucyo wawe, be kuzarimbuka, ahubwo bakira agakiza, bahindurwe bashya mu buryo bw'umwuka, bitwa abana bawe. Urakoze Mana kubw'uyu mwanya duhaye, kutugiriye neza, mu izina rya Yesu, amen.